Hello beautiful people, ndabanezerewe nanone, nishimiye cyane kuba twongeye guhura kuri iyi video. Okay, last time mu minsi yashize twagiye twiga cyane ku bintu bijyanye na screen time issues, excessive screen time issues, kuko twasanze screen time mu busanzwe ntago twayirinda kubera ko niko bimeze. Akenshi tuba turi kuri screens kubera akazi, akenshi tuba turi muri screens kubera imibereho n'ibindi, no gutuma tubasha gukominika n'abantu, tukamenya amakuru y'abantu mu rwego runaka, kuba twamenya amakuru y'ibigezweho, ibigenda biba. Manyihanganira hano hantu hari umuyaga, ariko twasanze ko nta buryo twakwirinda nyine gukoresha ibi bikoresho by'ikoranabuhanga bifite screens. Ariko nanone tuza gusanga dukeneye kwirinda, hari time dushobora gukoresha bigatuma tutagira ikibazo, hari na time dushobora gukoresha tukarwara, tukagira eye strain, tukamera nabi. Ari nayo mpamvu nashyizeho video y'uburyo dushobora kwirinda excessive screen time. Abatarayibonye hano murayihasanga, mba nagiye nshyiraho links z'amavideos yose yatambutse. Birasaba rero ko wasubira inyuma ukongera ukayireba. Nza gutanga solution ya exercise umuntu ushobora gukora kugira ngo amaso yagubwe neza, ubaye urwaye amaso cyangwa utayarwaye, ushaka kugira ngo gusa iyi mitsi nako muscles aha hegereye amaso hakore neza. Iyo exercise nayo wayikora, video irahari hano kandi ni ngufiya, kandi ibintu wakora mu gihe cy'ibyumweru 3 byonyine ukaba urakize. Rero iyi njyewe nitwa Angelique Uwimana, hanyuma YouTube channel yitwa Grow Smart with Angelique. Ndabingingira gukurikira kugeza ino video irangiye. Rero ubu tugiye kurebera hamwe, ese ko twabonye ibyo bintu byose muri rusange, how about the kids? Ku bana bimeze bite? Ni iyihe screen time iri recommended for the kids? So let's see the recommended screen time for the kids. Nituvuga rero abana, hari ibyiciro bigiye bitandukanye bitewe n'imyaka baba bafite. Hari guhera ku mwana ukivuka kugera ku myaka 2. Turaza kureba guhera ku mwana ukivuka kugera ku myaka 2, turebe guhera ku myaka 2 kugeza kuri 4, 5, hanyuma 2 kugeza kuri 5, twongere turebe guhera ku myaka 6 kugera kuri 12, hanyuma dukurikizeho abateens. Abana bose tubazengurutse tumenye how much time they have to spend on the screen. Nurangare ukurikire kugeza iyi video irangiye, kuko ibyo byose birakureba niba uri umubyeyi, ibyo byose birakureba niba uri umuntu ufite abana ufite mu nshingano, cyane ko twese turabafite, dufite abana. Niba utarabyaye ufite abana ufite mu nshingano, turerere u Rwanda, turerere igihugu. Iyi video ni ingenzi cyane. Kadutangire rero ku cyiciro kibanza. Niba ufite umwana uri mu kigero cy'amezi 0, umwana ukivuka kugera ku myaka 2, uwo mwana nta screen time n'imwe yemerewe kugira. Nta screen time n'imwe yemerewe kugira, nuvuga ngo ntago yemerewe kureba muri screen. That's weird, sibyo? Muri kumva ibintu bidasanzwe, but yes, niko ubushakashatsi bubivuga. Bwerekana ko umwana uri munsi y'imyaka 2 atemerewe kureba muri screen, keretse ari video calls. Ahangaha video calls ndimo ndavuga ni nka kwa kundi umubyeyi ababana n'umwana, like wenda hari abandi baba kure yiwe, tuvuge wenda ni umubyeyi w'umama afite umugabo, uwo mugabo akorera hanze, birumvikana ko utazareka kumwereka papa ngo bavugane. Rero video calls nta kibazo, kwa kundi bahamagara kuri WhatsApp mukavugana barebana. Icyo gihe uwo mwana uri munsi y'imyaka 2 ashobora kureba muri screen, hanyuma akavugana n'uwo barimo baravugana. Aho birumvikanye neza, nizere ko babyumvishe neza. Tugere ku cyiciro cya 2, ubwo cyo kirahera ku myaka 3 cyangwa imyaka 3 kugera ku myaka 5. Ushobora kwibaza noneho aba bana, noneho
umwana w'umwaka n'igice ko tuba twamuhaye ibitente kuri telefone akirebera, ubwo bimeze bite? Urumva ko twakoraga amakosa, ibyo tubyihane twikosore ntituzongere kubikora. So ku cyiciro cya kabiri, umwana uri hagati y'imyaka 2 kugera ku myaka 5 rero we bimeze bite? Uwo mwana rero we yemerewe screen time ariko bitarengeje isaha imwe ku munsi wose. Isaha imwe ku munsi irahagije, kandi ko akiri muto cyane birasaba ko wowe ubwawe uba uri kumwe nawe ukamenya n'ibyo ari kureba. Ubundi ese biriya bintu ari kureba bimumariye iki? Ese ni video ishobora kumarira iki? Hanyuma mukaba muri kumwe, rimwe na rimwe ukajya umusobanurira ibyo ari kureba, akaba yanyuzamo muri ka kantu ka 20-20-20 rule, hahandi ushobora kumubwira uti wow wabonye kano kantu, akaba arakurebye mu maso, at least ntago akomeje gufixinga amaso kuri ya screen arimo arareberaho, sibyo? Now dukomeze. Nuvuga ngo icyiza ni uko uba uri kumwe n'umwana wawe iyo ari w'imyaka 2 kugera kuri 5, ukagendana nawe kandi ntarenze isaha imwe ku munsi. Ibyo ntibyumvikana ababyeyi? Birumvikana neza. Kandi dukomeze rero icyiciro cya 3 rero. Ku cyiciro cya 3 tugeze kuri cya cyiciro cy'abana bafite imyaka 6 kugera ku myaka 12. Aba rero ho bimeze bite? Babyeyi ndabinginze, aba bana nibyo baba bakuzemo ariko still bakeneye kwitabwaho ku bijyanye n'amascreen, bakeneye kugenerwa amasaha runaka. Baba ari abana bakubagana cyane. Ndabwiza kuri ko muri kino kigero nibwo babirukanka inzu yose, ngaho yuriye akabati, yuriye ameza, yakoze iki. Ababyeyi benshi kugira ngo bakure iyo saga aho ngaho, bakura ku kavuyo aho ngaho, usanga bahitamo kubwira umwana ngo genda uri kureba ibitente, genda uri kureba telefone, uri kureba kuri telefone urebe ibitente, urebe cartoons, urebe indirimbo z'ibitente, ibintu nk'ibyo. Hari n'ababarika bakajya kuri TikTok by the way, ugasanga umwana w'imyaka 5 ewana lao umva azi kwibyina, hahandi bajya gucya byose akaba bizi, ibyo bintu rero byangiza umwana, kuko usanga kubera ko ushaka ko kuva iruhande ugira izindi activities zawe wikorera, bisaba ko nyine ashobora kumara igihe kinini cyane ari kuri screen. Ibyo bintu rero ntabwo ari byo, please. Aba rero b'imyaka 5 kugera imyaka 6 kugera ku myaka 12, igihe cyonyine bemerewe ni hagati y'isaha 1 n'amasaha 2. nabo ni ukuri ntibakarenza amasaha 2. Icyo gihe tuba turi kubangiriza mu bwonko, ariho hahandi focus yabo igabanuka. Murabyuka twarabivuze muri video y'ubushize, batangira kudafokasinga ku bintu runaka. Wa mwana utazaha nk'umurimo ngo abe yawurangiza, menya ndi bureke indege gahita. Oh my god, hari umuyaga, hari indege, hari yeah. Okay, this is Kigali. Good. So urumva byaba byiza rero uretse umwana wawe akaba umuntu uri active mu ishuri kandi bimufitiye akamaro, ariko nawe bigufitiye akamaro. Rero tugabanye screen time ku bana bacu, hanyuma dukurikizeho rero icyiciro cya nyuma. Icyiciro cya nyuma rero ni cyo guhera ku myaka 13 kugera ku myaka 19. Abangaba nabo bita abateens. One day kambaha gastori, umunsi umwe rero umuntu arambaza ati ubundi ni gute umenya ko umwana yabaye mu teenager? Ni kuhera kuri ihe myaka, ni ihe range y'imyaka kugera ku yihe? Ako ni agaciro nyine ndi kuha story. Naramubwiye ni rero biroroshye. Abantu nyine ingimbi n'abangavu ni uguhera kugira ngo umenye nyine icyiciro cy'imyaka baheraho, kugira ngo uvuge uti noneho mfite ingimbi cyangwa se mfite umwangavu. Normally mu cyongereza urumva babita abateens. Teens bivuye he? Ni ukuvuga ngo iyo uri kubara from 1 ukavuga 1 2 3 4 5, you can count with me 6 7 8 9 10 11 12. Aho hose nta hantu mwumvishe mvuga teen, sibyo? Naho mwumvishe mvuga teen. So
teen ihera he kuri 13 14 15 16 no 14 15 16 17 18 19 aho niho teen irangiriye kuko uragera kuri 20 muri 20 nta kintu cya teen kirimo. Ni ukuvuga ngo rero icyiciro igisubizo namuhaye nuko icyiciro cy'abangavu n'ingimbi gihera ku myaka 13 kujya ku myaka 19 ko niho harimo teens. So for the teens twagiye ku bateens rero screen time iri recommended kuri bo. Babyeyi mubyiteho, ndabingize ibi bintu mubyiteho kuko biri very very important kuri aba bantu rero b'aba teenagers. Murumva baba baramaze gukura akenshi igisekeje baba bigenga, baba bumva bazi ubwenge, yumva ameze nka mama cyangwa ameze nka papa. Murabizi utarabaye mutini nyine arabizi nawe ko yitwaraga, baba bumva barakuze, no kugira ngo bakonvenke ku kintu biragoye. Niyo mpamvu dukwiye gutangira kubatoza hakiri kare, bakamenya ikibi cya excessive screen time, bakanamenya uburyo kibazirinda, ku buryo muri iki gihe cy'ubu teenager umuntu atazaba ari kubahatira cyangwa se nyine bizana bikamera nk'aho muri kurwana nk'atari kumva inyungu zabyo. Bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gito, mwatangira kubibatoza hakiri kare kujya nibagera muri icyo gihe bitazagorana. So ku batinzi rero igihe cyemerewe ni hagati y'amasaha 2 n'amasaha 3, kuyarenza no. Rero hano biragoranye cyane kuko hano noneho baba bafite inshuti zabo baba bavugana, ubu ubona bafite ashobora kubwira ati ndimo gukora homework n'abandi bana ku ishuri, dufite groupe de travail kandi turabikorera online, akubwira ati mfite online whatever ku buryo wisanga nyine buri gihe azaba ari gufacinga screen. Ariko akenshi icyiza ni ukumuganiriza ukamwereka ibibi bya excessive screen time, hanyuma hakiyongeraho no kuba nyine mwabiganiraho mwembi, none ugashyiraho na rules and regulations mu rugo. Handi ubuza umwana kurya ari kuri telefone, that's not a good habit. Ukamubwira si byiza kurya turi ku meza, mugasetinga those kinds of free time twarabirebye muri habits tugomba kugira. Hanyuma ugashyiramo parental control muri telefone yiwe, muri iyo smartphone niba ifite. Kandi mbere yo guha umwana smartphone ubundi wakabaye hari ibintu byinshi ugomba gutekerezaho. Niba mwumva mukeneye kumenya icyo mwarebaho mbere yo guha abana smartphone, watanga comment hano muri comment section ukandikamo ngo smartphone. Nzahita menya ko mwifuza ko icyo kiganiro ngikora, hanyuma nzagikoraho kuko I have so many things to give you guys. Ndacyafite ibintu by'umumaro cyane. Urumva icana itangiye vuba, ni nkaho ndi muri introduction, ngenda mbafasha kuko last time hari umuntu wambajije ngo kuri muratubuza kureba ama screens kandi ukora videos wifuza ko tuzirebamo tutari kureba. And I was like, nonse umunsi mwahumye bwo muzaba muzireba, umunsi mwisanze muhorana eye strain, muhorana ibibazo by'amaso, muhora munaniwe hano mu mitsi bimeze nabi, bwo muzazireba se? Hambwe ati hoye. So niyo mpamvu ngiye nkora video nk'izi, ni nkuko naba ndi kukubwira ibyiza by'ibintu, like ndi kugushishikariza kwiga technology, kureba videos za hano, ariko nanone nitaye ku buzima bwanyu. So mwakoze cyane gukurikira. Uramutse wagize ikibazo cyangwa ikindi cyifuzo ufite cyangwa ibindi wifuza kumbaza, wabyandika muri comment. Wibuke gukora subscribe, video niba wayikunze kandi kuri like, kandi usangize n'abandi iyi video, n'abandi bayibone babashe kuza bajye bamenya, tuzamukane so that we can grow together. Sibyo? Thank you very much for following. Ndabakunda cyane.